tandukana no kuvuga ngo filime True Love warayibuze. True Love twayimuriye kuri channel ya Karine wa Bruno. Utakoze neza ngomba kubikubaza, nta kwishyuye neza ugomba kubimbaza. None kanzanye ubushinzi bwinshi. None kambiyobona gateye. Umugabo wanjye uravuna. Barakaze kakuzanye ibiganiro byarangiye. Jya muri comment urebe link iri muri comment uyifungure, ukore subscribe, like, share na comment, ubundi ntuzongere gucikwa. Nyamuneka nimuze kuko iyi nkuru yabaye uburyohe sana. C'est pas pour moi. Pas pour moi. Oui. Présent. C'est pas pour moi. Nkubu kubyutse ugenda ubugiye hehe koko. Niba ndwaye ubu kano kaguru ko muganga yambwiye ngo nyenyuzamo nkore siporo nyure muri quartier byibuze ndambura amaguru ubu ntago nkaryama kuko byangiye ingaruka. Nivumbi wazanye ku nkweto ntiriravaho. Urwise ugenda kugiye kurambura ukuguru. Waryamye ukabanza ukaruhuka. Saretse ngasuzana bagashamura nkagira kugasanga. Akusura suza bagashamura. Ko iyo umuntu arwaye ategereza ko abantu bamusura, umuntu urwaye n'usura abantu. Ko batagusuye nawe urabasura nyine urabarutuka basura. Batagusuye se nta n'amasabiro uramara hangaha urajya ngo agusure sanga. Murandi umwana urinja ko kuburyo wambuza no kujya hariya kumana nk'ibyo. Ntabwo mbikubujije ufite uburenganzira. None se baraza no kunyogoshera. Ariko banza wibuka yuko urwaye. None se niba ubwanwa buri kumye ngume hano burinde bunyerera. Ntabwo ari ubwa mbere ugize ubwanwa bungana gutyo. Ryama mu gitondo uraba wiruka kumbangamira reka ngende ninyuze reka nkubwire ubundi kuntu kibe ndavuze ha kugira ngo ameze ndyamire icyambere sinanywa inzoga ntararangiza imiti ikindi no kuri ya gahunda n'ubundi nta nicyo nakumarira kuko mba nkibabara burya ko burya moto yarampitse nsa nubwo gutya ikinyuma kubita kano hasi ngo buto rero urumva n'ubundi Aso ndakugumira handi ubundi bikumarira iki? Asireka mbe nipitisa. Ubu niba abantu twababwiye yuko urwaye. Ukabugiye. Mukanya akaba haje bababyeyi tubana mu kimira cyangwa abandi bantu baje kukureba. Bagasanga udahari. Ntibari uvuge ko turi abanyamitwe. Ubwo abantu baje kutubipara ko buryo baramutse baje baburi iminota 30 bamara. Hano ngiye nta n'iminota 15 namara. Ese hano ugiye ni hehe ubundi? Sinkumbwiye ko ngiye kureba bagashamura nkabasubiza nkababwira ibyambayeho. Wakwicaye se nkamagara agashamura akagusanga ahangaha. Winano, chikocho. Yewe se. Winano. Wegera kubwire nta kujya kukubwira. Winano bayine. Jewe. Winano. Winano. Ese none ubu senze wewe. Koko. Niko. Uyu tinzu gatakazi hano ku gipangu. Tinyi kukango biturushye. Ziba ndavuze watakazi wagiye. Nago nembaza. Nende niho rufite nawe kuhitunga bitutambaje ngo. Nena gukubita se. Nawe ki uzahindi mirisho. Ntago mwajyaga mwigira ko muzaje mwigira. Ngo nizira cyahari none. Bae. Mwereka ko njye nguhemba mpite ngwirukana nona. Anita. Umva amagambo yawe nabahena ngende umva ndambiye. Bangiye. Sawa reka ndangizanye niyo muginga. Ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Mbwira hano turutse naho uri wagiye. Databuja rero abizi iki nawe turi inshuti. Inshuti nani? Nawe da. Ni mugambo sika ufite bw'ubugore. Urase ibigoryi byose ntago bigira inshuti. Bahe. Rega ngo uvuye bahe. Icyo uzaba cyo muragendana. Ushaka gufata igikapu cyawe. Ye nawe ni turi inshuti. Ndashaka kwirukana none. Mbwira amafaranga ugejeje mu nyakugenda. Oyeta. Mvuye kubitsa amafaranga. Amafaranga uvuye kubitsa. Kubitsa amafaranga nagize ntya mara telefone iramamagaye. Ibyo nakubwiraga rero mvuye gutabara. Ati bahena rero umwana wawe ararwaye. Ati kandi nutamutabara ngo bifate bikiri mu maguru mashya inzogera irirenga. Muhebe. Hanyuma bahe. Ndakumva. Ko ntaraguhemba
ko Karen atigeze akoreza amafaranga wohereje uwo mwana uyakuye. ugiye gufata umuntu w'umugabo mukure muri gahunda ziwe yari ibereyemo wenda none se zari murazizi ku buryo arizo ugiye kumusangamo. None umuntu w'umugabo utagira gahunda ku buryo ubu ngubu gashamu ugiye kumukura muri gahunda ziwe ikiza z'uko nahamusanga nkamusuhuza n'abandi bantu bari kumwe nkabasuhuza nkababwira ibyambayeho. Reka nkubwire sibyo nkababwira bajya Kigali nabo bakirinda. Reka ngiye nkubwize ukuri. Inama numva nakugira uhindura imitekerereze n'imyumvire. Akosa amafuti y'umugabo kari bwo buryo bwe niba nanakosheje ndakosheje cyane koko ku buryo bavuga ngo mpindure ibintu. Kuki ushaka se kwinjira mu ikosa mo hagati wakumvise icyo ndi kukubwira? None se none ikosa nkoze ni. Mpamagara Hirwa umubwire ko ugiye. Uyahirwa muri akosa kuki uvuga ngo umwana amadosiye y'ababyeyi. Amadosiye y'ababyeyi se ubuhirwa naza akambaza aho ugiye none aganda. None se Hirwa ndamwonsa ku buryo ari buri bene nkuko nagiye koko ibyo bintu waretse kubikomeza. Jewe ngiye kwitambukira muri quartier nsuhuze gashamura babijiyo bija basuze mbabwira ibyambayeho nyine bahe ku mayange nyine ibyambayeho ubundi nima n'iminota myinshi yewe ndamara nka 25 ubwo abo bashyitsi uvuga banaje naza nabura kuza bagihari koko ntagira ko abirizi kuzirika ubundi bamugana inkurusha ubwenge genda rwose ariko utakinyizera mumwa kuki utakinyizera koko kuki iteka ryose uba wumva hari ukundi kuntu uri kumfata ibi bintu ntago nta mugabo n'umwe bishimisha. Umugabo wese ikintu kimushimisha nuko bamwizera kwamwera ko mufitiye ikizera kwamwera ko mufitiye confidence kugira ngo nawe yumve nyine ari umuntu nyine w'umugabo. Ariko yumbwira iteka ryose nyereka ko utanyizeye nyereka ko nta mitekerezo yanjye unyereka ko ndi umuntu uri aho ngaho uri fotifu ntabwo byari ibintu uza gashya papa mwa buri gihe iyo ugiye kugenda umutima wanjye ukambwira ngo papa mwari agiye nuko butagiye mu bintu byiza. Sawa reka noneho duce tujyane. Njyana hehe nawe? Tujyane nyine tugende kugira ngo ubone ko hangiye. Urariye n'ibiryo ntibiragera mu nda ufashe inzira nguranye. Papa mwagenda inzira n'umuhanda. Waje se? Ubwo urumva nyuma y'igihe umaze ugomba kuza gutangira kundakaza ku munsi wa mbere. Nyine niba utizeye aho ngiye. Ijyane n'ubundi ntiwari. Nta buhingi ufite ngwino tugende ngwino tujyane tuzenguruke tunasuza urebe ko tutagaruka ko mwaje ngiye mugira umutima wizeye. Sheri agukunda nuko nta mpari ngiye. Matibori yayangurije da. Matibori se yakuye. Ujye kundenganya. Yari kunguriza amafaranga namubaza naho yakura. Matibori yakoresha amafaranga cyane rwose. Ayangurije niyo nari mvuye kohereza. Umva nkubwire bahena. Ndagira ngo ukurugutura ubwonko bwawe unyumve. Ndakumva. Sibyo? Yego. Guhera uno munsi. Iyi saha ntago wemere kuvara ku gipangu. Ikindi nta muntu numwe wemerewe kwinjira muri kino gipangu utamanje kumpamagara ngo ntago ubwo burenganzira. Tubyemeranije cyane rwose kandi ijambo ryawe ni nk'itegeko kuri karamu kubirenzaho bahena. Iyi niyo ningi ya nyuma nguhaye. Ni gasopo ya nyuma nguhaye. Uzongera kuti gipangu cyangwa abona umuntu yinjiye hano mu gipangu utanyatse uburenganzira bwo kumukingurira bahena nzahita ngukaraba. Unyica se? Nkubwiye ko nzahita ngukaraba. Kanyica? Tugende iwanyu. Ukanyirukana? Yes. Ase data buje nyirukanye nabo wandi. Ibyo birandira narakubyaye. Ariko ukuntu waje hano uri kungarongo we ugiye kwicwa n'inzara none umaje guhaga amafiriti indura yebuye none utangiye kujya ubwiriza nani narimo. Ariko rero nawe ntukajye ugira umujinya. Wagira umujinya. Ngengana nawe se? Ntungana nanjye. Nk'ubu waratakaza ujya he kwe? Kari maze kwa gusobanurira naho ngaho. Sobona ko gashingo kubise. Ko kita gatora? Karinjiye. Ntago ndagukubita. Kageze mu bworo bw'ikirenge kandi bakubise ku. Harwo nzakubita ukabona inyugunyugu biravutse n'amavuba avuye mazuru aragurutse. N'inzuki. Asubwo ngiye nkwishyura. Garukana. Garukana. Sizojya kuva kupangu rwose. Ni sezerano guhaye none. Kare se. Saraka ukitugenda byo kupangu amuginga. Ubona kugira gutya ngo twiruke wanampataga. Garukana. Garukana we. Ubundi buki ntubishyiremo. Ngwino mubwire nyine. Atabuja ko ngwino mubwire. Hari icyo twitaga agati. Ngwino mubwire ntacyo mutwara. Agati urakazi? Ngwino mubwire ntacyo mutwara. Hari ukuntu bagufataga
bakagukozaho bagahita bagira bati wakahamba we. nari nyuze hano nje kugira ngo mbabwire yuko cya kibazo nkirimo neza cya Domine mwamufashe ntabwo twamufashe ariko mfite amakuru yuko yagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. cyakora mugira inkuru zisekeje. Ubu nawe ureba ibibazo biri muri uru rugo bya Birasa. Uravuga ati rero Karine n'umwari reka ngere mbakwinjerike wifatanyije na Domina kwishyura ngaho. Nako kari umva mubwire. Avoka ndamwiye. Atansi umenye ko bari gukinira hari umwana wanjye nawe. Domina kwishyura ngaho. Agira urwayi bwo mu mutwe kuva kera Domina akakora ubugome yigeze asa. Ese mama watuza tukavugana. Sije wizanye. We ntunurisha. Wavuye hanga uvuga ko ujye kubikurikirana Domina agafatwa. Niba se arwaye mu mutwe ari he kutamuza? Ahubwo tukira gufatwa bwo ahubwo mugomba kumuvuza. Ahubwo se umva avoka ngende umva na gahunda yo gufata Domina atari ngombwa. Si ngombwa pe. N'undi urwapfuye ndumva atari ruto pe. Niba umuntu yarasaze ariko rwose mwari we ntabwo usabana. Umwana uracyari mutoya. Isi ntirakwigisha. Ku buryo se yakwifata akisarisha. Nasi uyu nguyu araje kutubwira ngo Domina ngo arwaye ngo uburwayi bwo mu mutwe. Domina nzi ngewe nizi. Yakoze amabi menshi ntabwo kuba yaragerageje kwica Birasa. Hari byo byamusarisha. Nase karireka nkubaze. Domina niba koko ari umusazi muri aka kanya tuvugana. Urumva bamufunga ari umusazi? Baramufungira iki? Niba ari umusazi niba mureka ubundi nawe ari umusazi mubyeyi. Niba ari umusazi urwo pfese rute mu mureka akomeze yitoragurira amashashi. Ndabyumva akababaro kanyu. Ni ukuri ndabumva cyane. Ariko mumenye ko nta n'uwafunga umusazi. Reka tuvuge ko ijambo umusazi afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe kandi abaganga bamaze no kubibona. Ahubwo mu mwite babonye se bamufashe. Mwe icyo mushaka kumva mwamba bare mukacyumva. Nje niyo mpamvu narinje kugira ariko kuko nababwiye ko nzabafasha mufite ikihe kibazo. Niba rero uzadufasha musaba kandi ndakumva ubufasha bwawe. Ufite mu Domina ntazo mufite amafaranga bamuvura. Nakira azakwishyura. Nibwo bufasha waduha bukatubera bwiza. Rugwesha. Neza wabaye umuntu wo kwirwa mu rugo amasaha yose. Nasi mu bibazo ndimo n'ubizi wa mu situation ndimo ntabwo uzizi. Umba ndi gutekereza buri kanya ushaka kuryo byanjye zaje ku murongo. Kuryo naguhamagara ngo nsange kumanda ukanga mu musanga nga. Ubu ase mbona mutse nco munsi kari nakohereza nk'igitso bye ugasanga beje ibyo byangiza ngabyo sinzabibazo. Jana kari nakubye kujya kumusoro. Nibyo. Nabwire neza gahunda kunzi neza. Icyo kinza nyangane nacyo nagushakiraga nakindi. Yes. Abahungu nababonye bari tayari b'imporokoro. Bari stand by kabisa. Yes. Hake Mungu icyo kinza nyangana kintu. Ubu tayari. Tambira kwisubiye hose. Ntabwo nisubiyeho. Umugambi nacyo ufite rwose. Ahubwo da. Rero abasore barahari. Bibisore bibikorokoro. Bari tayari bakeneye kashi gusakaza gatagakorwa. Kashi? Mbere se? Of course. Dero nkingi ntubize se? Aragwe. Rega idiri meze gutyo ufite no kuyigwamo. Tubagisha kureba. Ubu abo bana bizira gute? Ubu mbafata amafaranga miliyoni 5. Gakire kweri n'ibyo byabo. Cyende hano bizi ko sureba ubushuti dufitanye kuntu bukomeye. Ubwo bayire ntibagaruke cyangwa bakahita bagenda. Gusa ngiye bancika. Rega abantu nshatse ndabazi neza ndabafite gutya mu kiganza. Dero nk'iyo ngiyo babanza bakayikora ngo bakaza amafaranga. Bo nanjye banyica bareba indebye nabi. Bakaza mitambishyura. Ahubwo se bafashwe. Amafaranga nk'ayo bagomba kuyakira mbere bagakora akazi nyuma. Nibisanzwe. Batabikoze se noneho. Rega uri umwana muri zidiro ntabwo bizi. Hasi baranga kubikora gute? Kikaramumva wumva Karina atakiri ikibazo kuri wowe. Kunyare mu ruhara kwiti karumba ubyihorera ibyo. None uguri mu iki? Agomba kubwira ikintu kimwe. Amafaranga ujya gomba kuboneka mu biragoye. Ujya baragendekereza uburyo nzabana n'amafaranga. Sanga nta yindi mwaye nakonesha usibye gutegereza Karine na muri tacajanga agarutse anga nkamwiba Karine dosheke.
Mboga ntacyo wagukoraho witwara. Reka kwirirwa wigura cyangwa se wivuna. Niba koko icyo kibazo gifite ngende umva atari na ngombwa ko wabyinjiramo cyane cyane yuko nyine afite ikibazo cy'uburwayi. Ariko kandi ntabwo mwemerewe nyine gufata umuntu ufite icyo kibazo. Ntabwo byumvikana. Uri kubibwira Latifa si byo ngibyo. Latifa ntabwo umunsi si umukobwa we. Jya gushaka Latifa umubwire ko nyine afite icyo kibazo amukurikirana amwishyurire. Naho kwa Karine wayobye kwa umwari nta n'amafaranga agira. Kandi niba wumva uri umwavoka mwiza genda umukurikirane umwishyurire nakira azakwishyura. Ubundi abavoka ntimujya mukora bataranabahavanze. Yewe ndumva n'icyanze. Ubwo bivuze ko ikirego natangiye ariko mumenye ko nubwo ndi mu kazi kanjye ntabwo ibi byo kuvuza umurwayi wanyu bindeba. Nabikora nk'ubufasha ariko noneho genda mu kazi. Kandi n'ubundi naje mvuye hano urabyibuka neza ko naje mbabwira ko ngiye kuhagarika imirimo mfite abakiriya benshi. Ntabwo ari mwe ngomba kwitaho. Ariko niba ngiye none se kutagomba kwitaho wa mugore we. We ntabwo twariye kwa muganga turaziranye. Waretse amahane. Umwari mbabarira. Narakubwiye ngo bakidiraho n'umwana wanjye. Urukunyumva. Niba yaravuye kwa muganga aje kudufasha. Ubwo n'ubufasha ari kuduha butuma twongera gusohora andi mafaranga. Hejuru ya Domina wafashe icyuma agashaka kwica umuntu. Ngo tufashe amafaranga tumugerekeho. Avoka genda. Wakoze kuzana ubutumwa bwiza. Okay. Ndabona uzava mu mvuga butumwa mwiza uzafungura urusengero. It's okay. Ntacyo bitwara. Wo umuntu arafata umwana akamujomba icyuma mu nda warangiza ngo bamuvuze. Wese yavuje aho yarashatse kwica. Gaho mwirirwe nta kibazo. Niba ari n'imitwe mwapanze babwira ngo yamupfubanye. Ntabwo kandi bajya mukiniraho gute. Nawe umwari nutagabanya ubugoryo ugira. Wowe imitwe ya Domina ntabwo yizi. Kabiri kangaye Domina se wumva yasarishwa no kuva we yateye umuntu icyuma ntazi niba uwo muntu yapfuye ntazi niba yazutse aragiye ngarasaza. Domina yiciye umugabo we ntiyasara. Domina arabyara umwana mutamuri wese ntiyasara. None ku mwana wanjye ngo nibwo asaze nta n'isoni. Rurarugoro rubyibushye nk'udatekereza uzagaruka hanganzana rukubita. Hararebye babona nta kundi kuntu barya amafaranga y'umuntu barangije ngo bashaka kugira ngo bavuge ngo umuntu yarasaze. Soni, rurarugoro rubyibushye nk'udatekereza uzagaruka ngaho ibyo ndukorera. Domina nabuze gusarira ku bana be ku mugabo wo ngagiye gusarira ku wandi. Shinga imico y'abanyakirikare. Nsigaye numva wagira mu mutwe habaye uruganda harimo ibintu byinshi pe. Niba harabaye uruganda uzashakire manager na komisiyoneri. Kubera ko nanjye nemere gusinyaho ko najyaga ntuma n'amafaranga cyangwa amashyaka gasinya umugabo n'umugore bazi kutubaza n'ibindi. Nakora ayo mafaranga mwibanga rikomeye. Cyagiye abagihuzagurika ari muri papa nyine kineke akimangamanga. Mukaba mwaraje kumuhitina kera. Ibyo bindakira. Igihe amafaranga yabonekeye rwose Karine ntazarara. Do nta mazuba birazabasigaje kwinoza. Ubone kugira ngo ngiyo byemere neza. Akiya mu ndemere idero njyewe. Abasore nzabaherekeza. Sure. Nzaba ndi kumwe nabo gutya. Aho guza uri mu bizagenda neza. Ivuva cyane. Kuko wenda nibura wakurikirana umuhango wose kundi kugenda. C'est ça. Abo kantu k'amafaranga nyine. Bo ubu rero Karine ngiye kugira gute? Imana nimfasha akagaruka naje kureba ibyo mu rugo bimeze. Hajya tana n'isakoshi. Isakoshi aragenda na buri gihe. Nzamucunga Karine de shake. Nzareba nk'umurabyo. Urumva? Nete sinyashage n'amafaranga ariko mubwire. Muzantirwe ndugwamo. Ndinde kugutengwa koko. Yizeye gukora urwe. Ego komana yanjye. Aferi totingi. Abandi bese bafite imbunda cyangwa bakoresha ibyuma. Iyo ni ibanga ry'akazi. Shaka mutazamwica nabi wawe. Umugira impuze? Nyine mwakwica umuntu mwamugwinde muzamunige. Ariko sinshaka kubona amaraso. Ibindi byose muzamuvisha amaraso. Ibyo ntabwo ari ibyago. Hose pe. Tutangiye kwivanga muri kureba. Wakumwica byo birashoboka. Ariko muzamwica neza. Nyine wazapfe n'imfura shaka. Sibyo muzamunige sibyo se rugwe. Ukuri kw'Imana pe. Nakabara Karine ubwo amukesha sinumva ko amaraso ya ntabwo mwabona amaraso yisha. Kiri mbonye Karine uracyamukunda. Uragiye muzabanze mufate banze musiga ikimuri tukwite bleba tubone kumwica. Oya ariko mushaka. Bapfane vitamine. Oya muzamwice farumasi. Kumwica umubaze cyangwa mumurashe nakayoboye. Si muri abasore batatu kumuniga bizabananira. Ibyo nta kibazo. Ibyo bitindaho. Naho mbaze cyo mwemera mu. Gahunda niyo ngiyo.
iyi ni ariko numva ceceka nyine bibanga ryacu salamu nanjye ndinde kwivamo noneho niba nkwemera cyane noneho umugabo ushobora kungira inama nkayumva none kuva kera ari ukuntu wabaga uri umuntu w'umugabo none se ndukuyangu waje tukajyana ugasenta tugasangira agacupa tukanibutsa n'ibya kera sha somba gutanye kuvuga ijambo ry'imbaga umuntu mubyeyi ari inyota hano ibanci wawe nta n'amazi abe n'icyayi asa wowe kunywa nk'ugahoro tawe nikanimara mu masegonda abiri wiyiritse cyo ntazanywa n'inzobya gusa ariko ibindi byose reka noneho ushyiremo akagofero nze tugenda sibyo ngwe namwereka amabona yaje hano mashyashya wagira ngo cya kibazo cyarandoze noneho nirirwa gafungiranye wagira ngo umufuko kugiye gusaza neza narakubuze sha reka namara kugenda urahita wisaza umerere yarandoze n'ubundi umuguzi yari yaramfashe amatwi ku buryo no kwirebera cyane kandi aba yacunga afuha gute reka da abura zaragufuira wese yaramfuira ku ntago ugamenye amabara yawe yose noneho ko yari bita yiyahura ruko ukagira abana atabana duteze kamera wa muntu reka nzane ngaho gira turebe reka nzane n'amasaha ageze ko ndabwango hagarara mvuze nkubwire rero nawe aho bigeze ngenda kurambiwe urandambiwe ndakurambiwe kandi reka nkubwize ukuntu iyo kasike uyikuye hehe amundi urangiye iyo kasike uyikuye hehe kureba ibyo birakureba iyo kasike mbere hano uyikuye aho ubundi reka manze nkubaze cyangwa uri kugira ngo hari nakubonye wicomora urambaza iki ngaho mbaza kamanze nkubaze ubundi hano mvuye urahazi uvuye kwiba ntaho bigaragara se atari hano ngaha naje aho navuye nza hano urahazi uzongera uhakana ahubwo ngo urumva nyine ngo fefe ngo sinibanga singira gutu ubwo se ntaho ngufasha nyuma y'uko yanje na kasike urayibye reka nkubwire none ushobora kuhita uhamenya menya iki sha wowe wambwira umaze kukurambirwa ku buryo ndi ko umuntu atankura urweme mfite hano ngaho mweta nkutatamura umva maze kugira igitagata inshuro 13 ubwo rero kamanze nkubwira igitagata umva uzaje iwawa nuko yose yibuze baza wumve nuko yose yibuze ushobora kuzakura urwembe nabagishije inkoko nkata nkubaga isura umbikata imara nk'ibisebe kare kagabo kirwa mu rugo gafite hano ku mufuto hano ngaho ko tumera nk'umubiri kuba ukatinduka wowe isura bikatiba nk'umubiri w'ifi yokeje ifi yokeje ubwo ni wowe uzashya ugahinduka nk'ifi yokeje suzi yuko hejuru hanga habaga imana ikureba ako ubundi kamanze nkoba urabatekereza yuko umuntu wakwibatana kuroga ari umunsi uzamenyera nzi mite nkutwikira muri ranzu yawe imeze nk'agakorobo inze nkutwikiremo ariko do upfe si twikirishije na bino binuza ibi nzaza nkutwike ndavuze ngo fata iyo kasike wishyire nyirayo ibyo birakureba ntayo fata iyo kasike wishyire nyirayo cyangwa se hari abandi bantu uri kubona muri ino nzira wangira ute nawe kubita ino kasike ugahwera ngiye nkatanya nkagushyinguramwo waramura kiriya munsi y'igiti nanje ndagukubita kasike wandekuye kanze ngufite urwembe mwereka urwembe rw'iki wowe ushinzwe gukata abaturanyi b'ababyeyi narushize ngo nkubage umbaga iki amahirwe ugira nama umva reka nkubwire wowe ufite amahirwe yo kuba wakwiguka ugatera imbere urabona ukuntu umusore mwiza nkawe uri kwigira ikintu c'igicupuri byo suri kubibwirana je nagusaba kubibwira wowe nakubwiye ko njye nkeneye kwiga nabigusabye njye nabigusabye nakubwiye ko cyakwiga umva ngwino hano ntaho turarangizanya vayo wande ndagukubita kandi yego ye ariko rubanda rushira isoni nta soni ufite niko ariko sha amaso ashira isoni koko uje rero kureba ko yapfuye uje gushyiraho indabo se ku gituro ariko soma ntunaho umuntu avuze kwaguruka ntutinyuke rati ariko nyoko se arihera aragutumye ngo uze uneke uko bihagaze mama wasaze se arambwira iki ako wasaze asara iki ariko muzaba abagome kugeza ryari rati njyewe umwana arinje kukwihanganisha uje kunyihanganisha iki ibyo mwakoze twarabibonye urukumva
kwaye kandi ndebera sasa wowe ukambwira ikintu kikuzanya ahangaha ndebera naje kuba banza umbwira ikintu kikuzanya ahangaha polisi yi nta soni ku mufuka w'umuceri suje wikoreye kuri fanta uje wikoreye n'imifuka y'umuceri umwaka mpamagarira polisi urabona umwicanyi ugahagararana nawe iminota ingahe anyanyanyanyanya we tasi nge nakwica bakujya kukwireka nta soni oya Karine hamagara polisi ntabwo ari njye kubatera umwana wanjye icyuma ese ubu ndariye yarasaze nuko wonye ko yasaruka musigaye yarasaze utiririshwa amarira y'ingona ahangaha utakungurira umwana wanjye dore yavuye mu bitaro ari muzima hanagura bene wanyu w'amarira hanagura nta marira ashaka muri iyi nzu uzi ukuntu aba bana ari ingona mbi z'indyarya mbwira ikintu kikuzanye hano ngiye n'ukuri numvise ko birasa yavuye mu bitaro nari nje warushe kubihanganisha kumuhura kubera ko yavuye mu bitaro ari muzima muhura se ngiye uriya namuhura ngiye rati utagira nk'ikintu nashanga bakankubita mu mutwe cyajyanye ubwonko bwanjye yego oya nawe akanya nihundi ese si wibuka kuntu nakubwira nshaka ko tubigenza se nanjye ndi kumushyiraho pressure kabisa amafaranga ayame oya wazi ko uriya mugore we Karine tuzamurangiza ariko no nta mpamvu yabyo ntabwo nabarya bro akima kashi rwose direct zatamugiraho nyine tupasure nta kibazo namubwiye ko nyine nabonye abantu ariko no kumufera man urumva se nako ikosa hari ikibazo se buri munsi nzajya njya kumureba paka ariko kashi tuzibonye tutatwicira abashene nunzi se ntabwo nakora ikosa tu muri niyo gahunda yacu exactly oya reka cyaka kireka tugikosore man reka tugikosore tukimara mu muteto w'amafaranga tuyarye so ndaza kugusanga ngaho nimugoroba tubibazo ibindi bisigaye wamane nta kibazo okay. ninjye wakigukubise ntabwo bakigubitiye hano kubera abandi rero nge bakimukubise kubera abandi umwaceceka utagira ngo nibagiye ko nasanze wowe na nyoko muri gukandagira birasa ku birenge uje kuduha polisi mpamagarira polisi ntabwo ureke njye kuza telefone yawe polisi ngewe nakoze iki ntabwo muricaye nishende ntacyo ntabwo wishyura umufatanyabikorwa nukuri mbabarira ubu se uko umuyoboye ko ari njye waje kubasura sinjye waje nkabafungura hariya kuko isano y'amaraso nari mfitanye namwe yararangiye kuva umunsi mushaka kumpekura none se ni njyewe wabikoze niba ari mama wabikoze ni njyewe utanyigira kandi aravuga kurusha isandi vuga utanyigira urebe gutya uravuga n'umuriro ukaka mu kibuno wenda kuzi vuga utanyigira ngaho uvuga ibyo uri gushaka uvumvura vuba polisi itaraza kugutwara utavuze nyine narangije kureba uko birasa ameze uko nyoko yashatse kamera niga mama yarasaze yaramaze ahubwo kaba yarasaze agatoragura amashusho wese kuki yagusize kamwe mufitanyije ubugoro kuki wemeye ko asara wenyine kari utica umuntu kari uzimpuwe nkugiriye ubu nonaha uzimpuwe nkugiriye nuko wankuye muri wa munuko w'amabyi
izo nizo zonyine nkugiriye ariko ubundi kuba ufite n'amaraso avanzemo ya Domine ntukwiriye kubabarira wowe n'umwe ngo uri mukuru wanjye ibyaba byose turi amaraso amwe kandi ibyo mama yakoze ntabwo njye nazi kari wamuretse azaze twumva ngo amakuru wari uje gushaka birasa ameze neza ntiyapfuye nta nubwo yananutse aracyabyibushye ariko itangazo nta kintu kirindiriye aha ngaha tukubure sorte tukubure ureba kareba ibare ku cyuma nareba urindire nkwinginga oya wirira oya beshavura imana irakoze wanyuze mu buzima